Kwemera icyaha vuba ni imwe mu ntwaro abagore cyangwa se abakobwa bakunze gukoresha kugira ngo bayobore cyangwa se bashobore gukontorora amarangamutima y'abagabo. Uyu munsi abasore ngiye kubabwira bimwe mu bintu abakobwa benshi bakunze gukora kugira ngo bakontorore buri mugabo wese. Nyamuneka niba uri umusore fata agatebe wicare, nuza kumva twemeranya nuze kugenda udakanze like, ubundi uze guca hasi muri comment nguruti Iva rwose nanjye bino bintu wavuze ndabyemera neza cyane. Ndabizi neza rero utangiye kubazutse Iva, ni gute umuntu agukontorora kandi uri umuntu mukuru cyangwa se nawe ufite ubwenge buzima cyangwa se utekereza neza cyane. Ndaje nkubwire impamvu umukobwa ukontorora cyangwa se buri mugore wese yagukontorora. Icyambere, iyo umuntu watangiye kumuhereza igihe cyawe umunsi ku munsi, anga watangiye gukontororwa uko byagenda kose. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu ushobora kumuhereza amahirwe yo kuza mu buzima bwawe, uyu muntu aba ashobora kugukontorora uko byagenda kose. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane wenda gishobora kukwereka yuko umukobwa cyangwa se umugore nyine wenda atangiye gukontorora, igihe cyose ushobora kumuspendinga ibintu by'agaciro wari utunze. Ibintu by'agaciro harimo ibyo wavunikiye cyangwa se ibyo Imana yaguhaye. Ahangaha tayari uyu muntu aba yatangiye gukontorora cyangwa se nyine aba yatangiye kugufata umutima. Umunyarwanda niwe ubivuga neza akavuga ngo time is money. Igihe cyose umuntu ushobora kumuhereza igihe cyawe, nubwo byaba iminota 3 gusa, uba uriho utakaza amafaranga cyangwa se uba uriho uta igihe. Ndaguha urugero rwa hafi. Tekereza niba ufite umuntu mukundana aka kanya, ese niba umuntu mukundana wenda umugenera isaha imwe kugira ngo muganire, noneho fata isaha imwe ukube n'imitsi igize umwaka. Numara kuba n'imitsi igize umwaka, fata noneho umuntu mukundanye imyaka 5, ubwo urumva mwarakoresheje amasaha angana gute? Bitekerezeho neza ngo noneho fata ya minsi yose cyangwa se amasaha yose nyine wagiye ukoresha ku munsi, kuba n'amafaranga igiceri cy'ijana gusa, uzatubona amafaranga wamutayeho cyangwa se igihe wamuspendinzeho. Nyamuneka rero niba uzi neza ko nyine umukunzi wawe unyine uri kwinjuyenga gusa cyangwa se uri kwishimisha, byanga byakunda ushobora kuzicuza. Ikintu cyambere gikomeye cyane abagore benshi bakunze gukora cyangwa se abakobwa muri rusange kugira ngo bakontorore bayobore amarangamutima cyangwa se ibitekerezo, icyerekezo cy'umugabo. Iki kintu ucyumve neza nitwemeranya ize kuba impamvu nyine ribuze gutuma uhita ukanda subscribe. Ikintu cyambere ukwitaho cyangwa se kugufata neza mu buryo budasanzwe. Ndaguha urugero rwa hafi. Igihe umukobwa atangiye kuguhereza igihe kiwe, byanga byakunda abagiye gutangira nyine kukwica mu mutwe gahoro gahoro kugera kuri rwa rwego nyine ushobora kumara umunsi utamuvugishije, ukumva yuko nyine wenda bitagakwiye. Tayari ahangaho uyu mukobwa batangiye gukontorora cyangwa se aba yatangiye kugenda akuyobora cyangwa se nyine akontorora amarangamutima yawe gahoro gahoro. Akandi kantu gakomeye cyane, kukwita utuzina tudasanzwe. My darling, ni nkaho uri umugabo we cyangwa se nkaho uri umukunzi we. Buriya abakobwa benshi bagira uburyarya, abakobwa benshi bagira uburyarya. Uzasanga kwita sheri, baby, umeze gute, sweetheart, kandi mudakundana. Ayo mazina ubundi agomba kuba yaragenewe nyine umuntu babana cyangwa se wenda bafashe umwanzuro wo kubana. Igero umukobwa atangiye kubikwita gahoro gahoro nyine ukumva ko ari ibintu bisanzwe. Nyamuneka ahanga nabwo ari ibintu bisanzwe, ahubwo uyu mukobwa aba ari indyarya cyangwa se abashaka gutangira nyine kukwiyegereza gahoro gahoro kugira ngo ubutaha azakuyobore cyangwa se azatangire agukontorora nyine muri makeya amarangamutima yawe uba utagishoboye kuyayobora. Akandi kantu ashobora gukora nyine ugatangira gupfa mu mutwe ni ukuba yajya guhamagara kenshi, akakwandikira SMS, ukabona ari kuguhamagara nyine rimwe na rimwe, ukabona aracisha nyine ukabona akwandikiye utu SMS. Nyamuneka uyu mukobwa abashaka inzira zose zo kugira ngo akwiyegereze, agufatishe cyangwa se atangire akuyobore gahoro gahoro. Impamvu rero ituma bino byose babikora, inama nakugira, buriya mu buzima tubamo nta mukobwa n'umwe ushobora kwifuza gutakazaho igihe kiwe nta kintu agushakaho cyangwa se nta kintu aguteganyaho. Umukobwa ashobora gukora ibyo byose ariko ategereje amagambo abiri gusa. Icyambere, ashobora kuba yaragukunze akagutinya, akaba yifuza yuko utera intambwe. Birumvikana yuko hari inyungu agushakaho cyangwa se hari ikintu runaka agushakaho. Ikindi cya kabiri, ushobora gusanga ashaka kugucucura utwawe cyangwa se nyine agire ngo ujye umuhereza ubufasha igihe cyose abukenere, kubera yuko yamaze kubona yuko nyine ufite ubushobozi bwo kuba wamusapotinga cyangwa se muri makeya bwo kuba wamubera inshuti, ariko mu buryo bwo kukugira igikoresho. Inama nyamukuru wenda hano kuri no poet, niba uri umusore cyangwa se niba uri umugabo ukaba uri kumva kino kiganiro, nubona umugore cyangwa se umukobwa atangiye kugira santima ukabona ari kukwitaho cyane, ntabwo ari uko gukunda, nabwo nyine muri makeya ntabwo ari uko gufitiye impuhwe, ahubwo nuko hari ikintu runaka agushaka. Ushobora gusanga agushaka urukundo cyangwa se nyine ashaka yuko wenda ugira ibiki uzajya umufasha, nyamara rwose nta gihango mufitanye. So niba uri umugabo, nyamuneka nuza kuri mistake yo gukora ikintu cyangwa se muri makeya ngo ubwire umukobwa ngo uramukunda kubera yuko ugendeye ku marangamutima yiwe. Niba ubona uwo
umukobwa adafite imico myiza, ukaba uri kubona yuko uwo mukobwa nyine adafite ingeso nziza, nubwo yagukunda bingana gute, nubwo yaba ateye neza bingana gute, uzamureke agende niba ushaka kuzavamo umugabo muzima, umugabo wiyubashye. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, buriya abasore benshi ntabwo bazi kano kantu. Abakobwa benshi bakunda abasore batandukanye n'abandi. Wa musore umukobwa ashobora kwitaho nyine akabona ko atari kubereza agaciro. Nyamuneka iyo uri umusore umeze gutyo, ukaba ufite umukobwa ukwitaho mu ubwo buryo, wenda yifuza ko mwakundana nyine ukamwirengagiza cyangwa se ukamwereka yuko nta kintu kirenze hagati yanyu, aragusarira, akomeza kugenda gusarira, niko ukomeza kugenda nyine umutwara uruhu ndetse n'uruhande, noneho akagukunda cyane kurushaho. Abakobwa ntabwo bakunda umusore ubereka yuko araba agaciro cyane imbere yabo. Nyamuneka nukora ino mistake uzaba uri kwiyangiriza urukundo wari ufitanye n'umukobwa. Umukobwa mwereka yuko nyine kuba muri kumwe yego ni byiza, ariko none umwereka yuko nyine wenda uramutse umubuze wagira ikibazo cyangwa se wahangayika. Bituma abakobwa benshi rwose bagukunda. Ikindi cya kabiri, iyo umukobwa mukora nyine umufata gutyo utamwitaho cyane nyine ngo umucaring nyine biri too much, akenshi babone yuko nyine uri umusore w'agaciro. Ikindi cya kabiri, utandukanye cyangwa se ufite difference n'abandi basore. Ariko icyitonderwa, simvuze ngo wigire idolari ku mukobwa mukundana, oya, mwitaho nyine ariko mu buryo butari too much. Abakobwa nibo rwose ndiho ndabeshya baze kuza hano bambwire, nge ndabizi neza yuko abakobwa benshi iyo umweretse yuko nyine adafite agaciro cyane imbere yawe, akenshi aragusarira pe, aragusara, ahubwo noneho nibwo akomeza gukunda cyangwa se nibwo akomeza kukwiyumvamo cyane. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane buri mukobwa wese cyangwa se abagore benshi bakoresha kugira ngo bakontore cyangwa se batangire kuyobora igitsina gabo, iki kintu ucyumve neza, kuguha ubufasha. Anga harimo wenda nko kuba yaguhereza amafaranga cyangwa se wenda kuguhereza gift ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nubona umukobwa aguspendinzo amafaranga yiwe, ukabona umukobwa akuzaniye impano, nyamuneka tangira witonde, uyu mukobwa afite ikintu sori kidasanzwe agushakaho. Nutagenda gakeya uzarugreta cyangwa se uzicuza. Inama nakugira ikomeye cyane, niba uri umusore cyangwa se niba uri umugabo ukaba ukeneye kuzakuna n'umuntu uzakuba ndetse kandi akaguhereza agaciro nyine mu makeya, ukitwa umugabo, apana nyine kugirwa igikoresho. Nubona umukobwa ari kugutakazo ibintu by'agaciro atunze cyangwa se yavunikiye, nyamuneka uyu mukobwa abagushaka hasi no hejuru. Ikindi cya kabiri, bishobora gutuma wowe uza gufata umwanzuro cyangwa se icyemezo utatekerejeho, nko kumukunda cyangwa se kumufasha cyangwa se nyine ukaba wamutakazo igihe cyawe kandi utanamukunda. Nyamuneka itonde cyane, nubona umukobwa ushobora kugufasha kuguhereza amafaranga yiwe, genda gake cyane, uri kwishyira mu mugozi utabizi. Iyi ni impamvu ikomeye cyane irenze izindi zose ishobora gutuma buri mukobwa wese cyangwa se buri mugore wese akontora umugabo. Iki ngiki cyo rwose nta mugabo n'umwe cyangwa se nta musore n'umwe ujya upfa kugicika uko byagenda kose, nubwo waba ufite intego zingana gute, nubwo waba ufite icyerekezo kimeze gute, abasore bapfa kubitekerezaho ni bake cyane. Kuguhereza umubiri wenyine ukawukoresha icyo ushaka, iki kintu ndagisubiramo ucyumve neza cyane. Ikintu cya mbere gishobora gutuma buri mugore wese akontorora, ayobora amarangamutima, icyerekezo cya buri mugabo wese, ni ukuguhereza ubwisanzure ku mubiri we cyangwa se ku myanya yiwe y'ibanga. Nubona umugabo yafashe ibintu byose yaratunze, bya bintu byose adashobora gukora umuryango wiwe, akagenda akabitakaza ku mukobwa, nuko nyine aba yaramaze kumugira digited, aba yaramaze kumubata kugera kuri rwo nyine wa mugabo atangira guta ubwenge. Niyo mpamvu rero niho bahera bavuga ngo abakobwa cyangwa se abamama nyine bashobora kuba ibiyobyabwenge bitewe n'umuntu nyine bari gukontorora. Nyamuneka umukobwa yakubera ikiyobyabwenge, hamwe ubura amahoro ukagenda ugakena kubera we, ukamutakaza ibyo utunze byose, umuryango wawe ukabaho nabi cyangwa se nawe ubwawe ukabaho nabi. Nawe tekereza neza ku ruhande rwawe. Wigeze wumva umukobwa wenda yigamba akagira ati uriya mugabo namaze kumugira ikigoryi, nabwo agifite ubwenge, ngiye kumucanga bimurenge cyangwa se muri makeya ngiye kumusenyera urugo bimurenge? Nawe tekereza akandi kantu gato cyane. Hari abakobwa benshi turi mu rugero rumwe cyangwa se turi mu myaka imwe, ari ugasanga umukobwa afite telefone wowe ubwawe utakigurira, kandi watekereza neza ugasanga uwo mukobwa nta kazi afite, ugasanga uwo mukobwa aracyaba iwabo. Ese aba yarabikuye hehe? Tekereza nyine, bivuze yuko umukobwa yamaze kugukontora, nyine yamaze kugira, nyine yamaze kukubata. Akenshi ushobora kumutakazo ibintu nawe ubwawe utakitakazaho. Inama nakugira ikomeye cyane, niba uri umusore cyangwa se niba uri umugabo ukaba uri kumva kino kiganiro, ushobora kuba ufite umukobwa mukundana cyangwa se wenda ukaba wifuza no kuzamugereka, nkugire inama ikomeye cyane, ntuzayibagirwe na gato mu buzima bwawe. Nugira amahirwe ukaba ufite umukobwa mukundana cyangwa se wenda umugore, ntuzamwereke yuko umubiri we, cyane cyane nk'abasore nyine bafite abakobwa batereta, ntuzakure
mistake yo kwerekana umukobwa yuko nyine umubiri we cyangwa se body yiwe ari cyo kintu cy'agaciro nyine afite ushima cyangwa se ukunda. Anga uzaba wamaze kwigambanira nyine muri makeya na target wari umufiteho ntabwo uzayigeraho. Abakobwa benshi bakunda ndetse kandi bagatinya abasore badafokasinga cyangwa se batitaye ku mubiri yabo na gatoya. Genda mukundane nyine mukundane pe, umukunde umubwire yuko umukunda ariko umubiri wiwe uhereze respect kurenza ibindi bintu byose, ubundi uzambwira nyuma. Ariko nutangira kugenda uzana ingeso zitari nziza azatangira kugenda atekereza yuko umeze nk'abandi basore nyine bamuciye imbere. Ugomba kumenya neza yuko ushobora gusanga atari wowe wenyine utereta uwo mukobwa, bivuze ngo hari byinshi akora na bagenzi bawe. Soro mwereke yuko uri difa cyangwa se utandukanye n'abandi, bizatuma agusarira ikindi cya kabiri, aza gukunda cyane atangira gushakisha hasi kubera yuko buriya abakobwa aho bava bakagira ndakubwiza ukuri ntabwo nkubeshya, bakunda abasore bubaha ndetse kandi bagahereza agaciro imibiri yabo ndetse nyine no kubaha igitsina gore muri rusange. Nuba uri umugabo ukaba wubaha abagore, ikindi cya kabiri ukubaha imibiri yabo igihe muri kumwe nyine nibo mukundana, ukaba utapfa kumenyera uko wiboneye, uyu mukobwa azakubaha, azagushaka, azagukunda kubera yuko nyine azabatekereza yuko uzanamwubaha n'igihe mwamaze kubana. Rwose niba uri umugabo cyangwa se niba uri umusore ugatangira kubona yuko umugore cyangwa se umukobwa yatangiye kuguhereza ubwisanzure ku mubiri wiwe, ahanga noneho ugiye kurimbuka, ugiye kwisenyera, ugiye kwisenya nawe ubwawe utabizi, kubera yuko nagarura na gatoya uzaba ugifite. Ikintu agiye gukora, agiye kujya gukontorora, agukine nk'agapira, agufate nka wowe udatekereza cyangwa se nkaho nta bwenge ufite. Uzajya umukumbura umubure, urara udasinzire, ute igihe cyawe akazi ukice kubera icyo kintu gusa, yewe ejo n'ejo bundi narangiza anagusigaye yigendere cyangwa se yishakire uwundi mugabo kandi yaramaje kumenyereza icyo kintu. Ese urumva agahinda uzasigana? Ikindi cya kabiri bura ugomba kumenya, iyo umukobwa atangiye kukontroza cyangwa se muri makeya kukuyobora kubera nyine igitsina kiwe, ahangaha rwose uhita uta ubwenge burundu. Ikindi cya kabiri utangira kumutakazo ibya mirenge kandi bitari ngombwa. Nawe uzatekereze neza, wenda iyo umukobwa wenda nta kintu murakora akenshi ubusanga umwubaha, ubusanga nyine mubanye neza, utamuspende ngo nyine ibintu by'agaciro, ariko mwatangiye gukorana ayo mabara akenshi nawe ubwe ntabwo uzi ukuntu bigenda, bitangira kwikora, utangira kumutembereza, utangira kumuhereza impano, utangira kumugura utuntu nyine twa tuntu twose nawe ubwawe utakihereza. Ntuzakore ikosa ryo gukora umuntu ikintu cyiza nawe ubwawe udashobora kwihereza cyangwa se udashobora kwiha. Ahanga uzaba rwose ufite ubwenge buke. Ngiye niko nakubwira ku ruhande rwanjye. Mbere yuko dukomeze rero, wenda kambanze nkubaze akabazo gato cyane. Ese niba uri umusore, ibaze uramutse ubyaranye n'umukobwa udakunda na gatoya, ese wowe urumva byagenda gute? Ese muri make ubundi uba wumva bikwiye? Uze kumbwira hasi muri comment. Uramutse wenda ubyaranye n'umukobwa wenda utenda umukobwa udakunda, ubwa mbere yaguhaye ka nyine akwitara gukayaringa, utangira gutekereza yuko nyine wenda ari urukundo cyangwa se nyine ari uko urenza abandi. My dears, ntabwo umukobwa azakwitaho kubera yuko urenza abandi. Nta kintu umukorera, nta kintu kimwe ushobora gukora umukobwa kirenze icy'abandi. Ushobora kumuhereza impano, ushobora kumufata neza, ushobora kumukayaringa afite abandi bamukora ibyo birenze ibyo umukorera. Niko kuri gwari. Noneho step ya kabiri yaguhereje ubufasha, wenda ashobora guhereza amafaranga cyangwa se utundi tuntu ugatekereza yuko ari urukundo. Noneho atangiye kuguhereza ubwisanzure ku mubiri wiwe, ukumva yuko nyine uri umusore urenze, nyine utangiye kugenda wabyimbye. My dears, ntabwo ariko bimeze. Hari ikintu agutagetinzeho kandi ejo ushobora gukora mistake uzicuza mu buzima bwawe. Ushobora kubyarana n'umuntu utishimiye, nawe ubwa nyine wa muntu utari proud yiwe, ukagenda mu muhanda nyine ufite ipfunwe cyangwa se ugasanga ugiye no kumwihakana kubera yuko wakoze amakosa yo kugira ibiki, yo gukurikira nyine ibintu bidakwiye gukurikirwa. Nyamuneka itonde cyane. Ikintu gikomeye cyane abakobwa benshi cyangwa se abagore bose bakunze gukora kugira ngo bakontore cyangwa se bayobore abagabo nyine muri makeya, iyo akigukore utangira guta ubwenge gahoro gahoro, ugashiduka nawe ubwawe utagishoboye kwibura cyangwa se kugenzura ibyumvo byawe cyangwa se amarangamutima yawe. Nukwereka yuko urenza abandi bitewe n'urukundo agukunda. Nyamuneka iki kintu cyumve neza. Niba uzi neza yuko uri umusore, nubona umukobwa agukunda cyane mu buryo budasanzwe, akakwereka yuko nyine uri umusore urenze abandi cyangwa se agushaka cyane muri iyi si, uzatangire ugende gake cyane. Yego ndabyemera pe, umukobwa ushobora kuba agukunda ndetse kandi rwose akaba ari umukobwa uteye neza nyine ugaragara neza. Yego aragukunda nyine, rirwa bikwereka yuko uri umusore urenze abandi nyine yifuza kubana nawe. Ese usubije amaso inyuma, wowe wa mukobwa wifuza kubana nawe bitewe n'imico cyangwa se n'indangagaciro ze? Kuba umuntu agukunda si ikibazo, ariko wowe ntabwo wemere kumukunda wenda bitewe n'uburyo yitwara. Rwose birashoboka umuntu azagukunda afite uburenganzira, ariko we before yuko nyine ujya kumukunda uzabanze utekereze kabiri. Umukobwa ushobora gukunda atabanje
gutekereza kabiri, ariko ntuzakore iryo kosa cyangwa se ntuzakore iyo mistake. Buriya wafashe umwanzuro ukavuga ngo ngiye kwinjira mu rukundo n'uyu muntu, mushobora gushiduka mwabanye cyangwa se ugasangura namubyaje bitunguranye. Ese urumva washimishwa noneho no kubana n'umuntu cyangwa se no kubabyaza umuntu ufite imico itari myiza cyangwa se indangagaciro zitari nziza? Ahangaha nawe ntabwo waba ufite ubwenge, kubera yuko waba waratangiye gukontororwa nawe, kandi rwose nta mugabo ukwiye gukontororwa n'amarangamutima y'umugore. Ahubwo umugabo wa nyawe ahitamo umuntu umwe wo gukunda ikindi cya kabiri akamwitaho, nta wundi muntu amubangikanya. Umugabo wa nyawe ahitamo uwo gukunda yagirirwa amahirwe nawe akamukunda, ubundi bagakundana ubuziraherezo nta wundi muntu amubangikanye. Ntuzakore ikosa ryo gukunda umukobwa kubera yuko nyine wenda yagukunze cyane cyangwa se kubera yuko ateye neza n'ibiki ngo aze abigukangisha. Ahangaha ntabwo uzaba uzi icyo ushaka mu buzima, ahubwo nyine uzaba utangiye kugenda ku byo abandi bashaka mu buzima bwabo. Rero reka nkugire inama ikomeye cyane mbere yuko dukomeza na kino kiganiro. Niba uzi neza yuko uri umusore, ntugakore ikosa kontororwa cyangwa se no kugenzurwa n'ibitekerezo by'umuntu. Ashobora kuba ari inshuti yawe cyangwa se ari umukobwa mukunda. Niba wowe uri kubona yuko ikintu kidakwiye yuko ugikora, rwose cyihorere, kubera ko nutagiye gukontororwa n'amarangamutima ye, akenshi icyo kizakurenga ikindi cya kabiri, uzatangira gukora ibyo utatekereje cyangwa se uzasanga nyine nta mahitamo yawe ugifite. Rero mu buzima iyo nta mahitamo yawe ugifite, ni handi nyuma yaho uzicuza cyangwa se uzarira ayo kwa. Kandi kantu gato cyane abagore benshi cyangwa se abakobwa bakunze gukora kugira ngo bakontorore cyangwa se bayobore igitsina gabo cyangwa se abasore bakundana nabo, iki ngiki ucyumve neza cyane, kukwereka ko afite intege nke, kukwereka yuko nyine afite intege nkeya. Nubona umukobwa cyangwa se umugore ari kukwereka ko nyine aciriritse akishyira hasi cyane, uzamenye neza ko uyu mukobwa afite ibanga ashaka gukoresha kugira ngo atangire akugenzure gahoro gahoro. Ndaguha nk'urugero rwa hafi, ashobora kuba wenda muri makeya yari afite nk'ipara ari kugenda mu muhanda, nubona ari kugenda nyine ayiteruza ukabona nkaho nta mbaraga afite, ari kugira ngo agukontore nyine muri makeya umukore cya gikorwa ashaka. Kandi nugikora ubwa mbere ukagikora ubwa kabiri, hari igihe yatangira kukugira igikoresho kiwe. Gufasha ntabwo ari bibi pe, ariko hari igihe usanga ubikoreye umuntu nyine mu ubwo buryo ugasanga afite n'imbaraga, ugasanga kubera ko nyine agusuzuguye akagufata nyine nk'umugabo adakwiye guhereza agaciro cyangwa se adakwiye guhereza icyubahiro. Ikindi kintu gikomeye cyane abakobwa benshi bakora kugira ngo bakontorore cyangwa se nyine muri makeya bayobore umugabo cyangwa se umusore, iki nacyo ucyumve neza cyane. Kuba umugabo cyangwa se umusore ariwe umusaba ko amusohokana, iki kintu cyumve neza. Buriya abakobwa benshi bagira ibanga, arakwihora akakwereka ko rwose adakeneye gutemberana nawe, nyine ujye uhora umwinginga kuri buri kintu cyose. Nyamuneka ntugakore ikosa. Buriya abakobwa benshi bakunda abasore batandukanye n'abandi, nabikubwiye. Umukobwa mwereke ko rwose udakeneye gutemberana nawe, mwereke ko icyo kintu utajya unanagitekereza, noneho we bizagumeza mu mutwe wahora byibazaho wayi uyu musore atamereza impano, wayi uyu musore atankura kino kintu, ese ni ukubera ko atankunda. Abasore benshi bakunda kumbaza bati se Iva, nakaye kantu wakora umukobwa kugira ngo azajye ahora gutekerezaho? Buriya abakobwa benshi bakunda abasore babacalenjinga cyangwa se batabitaho cyane. Iyo utamwitaho cyane bituma gutekereza, nubwo yaba atagukunda, nubwo yaba kubeshya, ahita abona yuko uri umunyabwenge ndetse kandi utandukanye n'abandi cyangwa se wamaze kwisobanukirwa. Ikindi kintu gikomeye cyane abakobwa benshi bakora kugira ngo bakontorore cyangwa se bayobore igitsina gabo, iki ngiki ucyumve neza, kwiriza iyo bagiranye ikibazo. Nubona umukobwa arize ukabona mugiranye ikibazo ukabona yisarira, ahanga uyu mukobwa hari igihe aba ari indyarya mbi cyane. Urabizi neza yuko ari wowe waguhemukiye, urabizi neza yuko ari uri mu mafuti, urabizi neza yuko ari uri mu makosa, ariko amarira yisaza imbere. Uyu mukobwa uzamwitondere, aba ari indyarya, abagira ngo ukontorore, abagira ngo bya bintu byose yagukoreye uhita ubyibagirwa cyangwa se utangire umugirire impuhwe ndetse n'imbabazi. Nyamuneka abakobwa barira jya ubitondera. Buriya amarira y'umukobwa abasobanuye ibintu byinshi. Ndaguha urugero rwa hafi, hari igihe umukobwa ashaka cyangwa se agusiga akaguhamagara arizi nyine ari kurira, nyine muri make akaguhamagara akubwira ati baby rwose naragukundaga, ntabwo nifuzaga kuba twatandukana, nyine nanjye sinzi uko byagenze, nyine ugasanga afite uburyarya bwinshi. Impamvu aba ari kurira ntabwo ari uko bababaye my dears, ntabwo ari uko abagize ibiki, ntabwo ari uko bababaye, ahubwo abagira ngo ukontorore, akwice mu mutwe, agufate nk'umuntu udatekereza cyangwa se nk'umuntu udashyira ibintu mu gaciro. Nyamuneka ntukite ku mara y'abakobwa cyane. Nubona umukobwa ari kukurira utamubabaje, nyine muri makeya nta kintu wamukoreye, uyu nguyu aba ari indyarya mbi cyane, jya umwitonda cyangwa se wenda jya ugenda gakeya cyane. Nutitonda icyo yakizakuringa cyangwa se uzarogereta. Akandi kantu gakomeye cyane abakobwa benshi bakunze gukora kugira ngo bakontorore cyangwa se bayobore amarangamutima y'umugabo, gutuma agira ishyari, gutuma nyine umugirira ishyari. Ese ni gute umukobwa yatuma umugirira ishyari kugira ngo ukontorore cyangwa se muri makeya
kumwiyegereza kugira ngo atangire kuyobora. Ndagwa urugero rwa hafi, abakobwa benshi iyo utangiye kumwirengagiza nyine akaguhamagara akakubura, ashobora guhita ashaka nk'undi musore kugira ngo nyine akwereke yuko nyine uramutse unanamusize yabona undi, cyangwa se ugasanga atangiye gushaka undi musore wenda bazajya baganira cyane kuri telefone kugira ngo ujye umuhamagara nyine usanga ari busy. Ahangaha nyine ikintu aba ashaka abagira ngo umugirire ishyari noneho atangire kuyobora cyangwa se utangire umwirukankeho. So nubona yatangiye gukora ibyo byose uzamurike, bizatuma atangira kubona yuko rwose ibyo ariho akora nta kintu gito bikubwiye. Ikindi cya kabiri, azabona yuko uri super utandukanye n'abandi. Icyo azaba agamije azabona yuko ari kwibeshya, azabona yuko nyine icyo ariho ashaka adashobora kukigeraho na gatoya, azigarura utigeze unamubwira n'ijambo na rimwe. Akantu kanyuma rero gakomeye cyane abagore benshi cyangwa se abakobwa bakunze gukora kugira ngo bakonture cyangwa se bayobore igitsina gabo, iki nacyo ucyumve neza cyane. Abagabo benshi ntabwo bakunze kugereza agaciro kwemera icyaha vuba. Umukobwa yagukoshereje, yakubabaje, yagutaganira, wamufasha rero guca inyuma, nyine muri make wamufashe mu bintu bigaragara, ariko agahita yemera icyaha, nyine agatacisha make, akwereka ko rwose ari umuntu mwiza. Uyu muntu uzamwitondere, uyu muntu muramutse mubanye nyine mukabana nk'umugore n'umugabo nibwo wabibona neza. Bajya bamutwara buri munsi rwose, ukarira ukagira agahinda, agahita aza gusaba imbabazi, ababwira ukuntu nyine agomba kwisubiraho. Ugasanga nyine wa mukobwa woroshya ibintu, ari ugasanga amabara akora rwose nawe ubwawe utashobora kuyihanganira. Ndabizi neza ngiye mfite story y'umukobwa nzi neza, yari afite umugabo nyine yamunaniye wari wa mukobwa ugenda akirirwa mu kabari agasinda, ariko bajya kubunga yajya nk'iwabo ugasanga asavuga ngo rwose umugabo wanjye ndamukunda, ngo sinamuhemukira, ngo nubwo nzo ngo nanjye sinzi ukuntu biba byagenze, ngo ariko ubu ngiye kwisubiraho, ngiye kwizajya nkwa gakeya. Agahita yemera icyaha, bakabunga yasubirayo, agahita none abyutsa ingeso, ikaba aribwo nyine ifata imbaraga. So uzitondere cyane umukobwa cyangwa se umugore wemere icyaha mu buryo bworoshye, ndetse kandi akemera no kwisubiraho. Dore ibintu byose rero bikomeye cyane birenze ibindi bishobora gutuma buri mugabo wese atakaza icyerekezo cyo cyangwa se yibagirwa intego ziwe. Icyambere gikomeye cyane abagore bagira cyangwa se bakora ni igitsina kiwe. Buriya igitsina cy'umugore rwose yakigoyeho liberté, menye neza yuko wamaze gutakara, wamaze gukontorwa, wamaze kuyoborwa, nta cyerekezo cyawe ugifite, ntabwo ugifite umwanzuro nyine wo kuba wakifatira ibyemezo, cyangwa se ntabwo ukiyobora, agiye kukuyobora muri makeya, agiye gutangira kuzajya gufatira ibyemezo nk'aho udatekereza cyangwa se nk'aho wowe nyine nta bwenge ugifite. Ikintu cya kabiri gikomeye cyane abagore benshi bakora kugira ngo bakontorore cyangwa se batangire kuyobora abagabo kirenze ibindi byose ni ukwemera icyaha vuba. Nubona umugore ashobora gukora amakosa akemera icyaha, ejo agasubira kongera nyine akajya ahora yemera icyaha buri munsi, uyu mugore rwose uzamwitonde cyane, kubera yuko uyu nawe icyo azaba ashaka ni ukuyobora ndetse kandi no gukontorora amarangamutima yawe. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane kirenze ibindi mu byo twabonye buri mugore wese akora kugira ngo akontorore cyangwa se atangire agenzure ayobore amarangamutima ya buri mugabo wese, iki nacyo ucyumve neza cyane, kukwereka ko afite intege nke. Nyamuneka nabivuze, umukobwa ashobora kugusaba serivisi atari uko nyine wenda afite intege nkeya, ahubwo ari ukubera yuko nyine yabonye yuko nyine uri umugabo woroshye utazi kwifatira ibyemezo. Ndagwa urugero rwa hafi, umukobwa ashobora kugusaba amafaranga atari ukubera yuko nyine muri make wenda nyine atari uko nayo afite, ahubwo ari ukugira ngo nyine arebe ese uyu musore ubundi afite imitekerereze cyangwa se imyumvire imeze gute. Rero ushobora kuyamuhereza nyine bibwira ko ari bisanzwe, agatangira kubigira akamenyero. Naguhaye urundi rugero ruvuga ngo tekereza umukobwa ari kugenda mu nzira afite ipara y'amazi, nyine umuciye warabwiye ati ntwaza, nyine yananiye cyangwa se kandi uri kubona yuko afite imbaraga. Uyu mukobwa impamvu azaba bikubwiye ntabwo ari uko yamunaniye, ahubwo nyine ntabwo kuba cyangwa se ntabwo gufata nk'umugabo akwiye guhereza agaciro. Umukobwa yaguhereza agaciro ntabwo avuga cyangwa se muri makeya ntabwo akubwira ibyo yiboneye byose, abaguhereza respect, aranagutinya. Ikintu cya nyuma gikomeye cyane uba ukwiye kwitonda niba uri umusore cyangwa se niba uri umugabo, igihe cyose nyine uhuye nacyo ufite umukobwa cyangwa se umugore, nubona umugore cyangwa se umukobwa arizi ukabona agize amarira kandi ari uri mu makosa, nyine ugasanga ari gusaba imbabazi, rwose sinzi uko byagenze, nanjye sinzi ukuntu byangendekeye banze barandoze, nyine agatangira kuzana amarira, uyu mugore azajya aba ari indyarya, Ese ni gute umuntu aguhemukira? Ni gute umuntu aguca inyuma abizi neza yuko rwose agukunda, yarangiza agaruka gusaba imbabazi ari kurira? Nawe banza utekereze neza icyo kintu, niba ufite ubwenge bwanariza cyangwa se butekereza neza cyane. Uyu mugore rwose nubwo yagusaba imbabazi ameze
nka wundi nyine wemera icyaha vuba. Nyine ikintu ashaka aragira ngo gukontorore akuyobore, atangire akugire igikoresho cyiwe, ejo asubire yongera agaruka gusaba imbabazi. Nuko nyine bijye bihora gutyo, utangire uyoborwe n'amarangamutima. Niba uri umusore ukaba urebye ino video kuva itangiye kugera ahanga igeze, reka nkubaze akabazo gato cyane. Ese ku ruhande rwawe ni iyihe video yindi wumva wifuza yuko nazabategura, cyangwa se muri makeya ni ikihe kiganiro wumva yuko nyine ku giti cyawe nazagukorera ushaka rwose nyine muri make nkagikora, nkavuga ni uyu muntu we wansabye kino kiganiro? Uze kwandika hasi muri komenti rwose, ndaza kugusubiza ikindi cya kabiri nzahita nyigukorera.